abahungu bo mu Rwanda ubu ndabagaya usko wajya ngo ntabahungu tukigira i Kigali abigira iyo ngiyo ngo bari kumwe n'abadiaspora izina diaspora ngeri risigaye nirandya no mu bwonko kandi se shaho ugasanga yaretse bene wabo bari kumwangaha mu gihugu ari gukunda n'umuntu atigeze abaho na rimwe bagenda basimburana n'abagihari ahubwo mubimenye ngiye azagira umuhungu wongera kunsaba amafaranga ako inzira ku murimo nukuri kw'Imana n'ububwa pe kuko umuhungu nyamuhungu abahungu twamenyereye abahungu ba kera siporo waguterese byagenze bite bagira iki se sha ayiwe ntacyo nayo rabajombye ntacyo bafite niba narekere kuza baniyemera ku banyarwanda ndimwiza pe nukuri ndimwiza chat yo muri toilette iraryoha maydiya Gasaro TV. It's your boy, brother from another mom, King Connect, expert on the mic. To the K, to the I, to the N, to the G, some expert King got me everywhere. Uyu mwumva ni King nk'ibisanzwe tukaba tugiye kuganira ku Gasaro TV. Suje abantu bose babayikurikiye bari bwota amasimbi ubwo nyevuze bwota amasimbi n'inyuma y'igihugu cyacu abantu bose baba inyuma yacyo ubwo nyine bari bwota amasimbi nkasuhuza abantu bari i Burundi cyane baradukurikira East Africa yose yo tugiye America Canada abantu bari Norvège Sweden abantu bari mu Bwongereza London nayi nta muntu twasuhuza London yewe utangiye kujya muri ibyo bihugu byose numva nagahinda karanyije yes gutes. By the way, uwo turi kubana imbere ni umwe mu bakobwa b'abacuruzi kazi muri iki gihugu mu mujyi wa Kigali byiyongereho mu mujyi nyine aho bita mu mujyi acuruza ibyo ari buze kutubwira nice umeze ute ndaho ndashima Imana uzi gufata mikro neza erega mikro ikintu cyo kuba gucitse gato yakikubita yakujabuka urasa neza merci iyo ni imisatsi yawe yego yeweka rinete zifite nk'agaciro kangana iki buriya sha ntago ngiye kwiyemereza rinete rwose nizo bamayemo gift ejo ndi kwa anniversaire yanjye sinzi n'ukuntu zigura gusa icyo nzi neza cyo no kwizi rinete ari nziza kuri Dior yawe akagofero ka Dior twishe atumaze ukunda ariko ibara ry'umukara yego nkunda black cyane and white hasi baturebere se cyangwa ahubwo kamerama wagize ishyari kamerama ahita turebera hasi mu kanya nahise ko utarimo uragaragaza ifoto kanje alright nayi karama twumvise ko tugomba kuganira umukobwa n'unywa ka cyayi kuri iri zuba ntago biba byoroshye ni urugendo rukomeye alright nice tugiye kuganira rero ngo byifashe bite muri ino minsi nayo mvuze ngo abantu b'ibwota amasimbi tuvuga ngo mpereye aho ngaho urababara kireka nkubwire abahungu bo mu Rwanda ubu ndabagaya usko wajya ngo ntabahungu tukigira i Kigali yes abahungu b'iki gihe sinzi ukuntu nabadefinisa muri make urumva naraho ibi ngibi bihaye ngo abadiaspora nta mukobwa wa Kigali menya bagitereta abigira iyo ngiyo ngo bari kumwe n'abadiaspora izina diaspora ngeri risigaye nirandya no mu bwonko kandi se shaho ugasanga yaretse bene wabo bari kumwangaha mu gihugu ari gukunda n'umuntu atigeze abaho na rimwe ariko ngira ikibazo kimwe nibaza nkora mu diaspora ubu uri hariya sibyo urugero mu gihugu runaka tuvuga urugero nka Belgique wenda urifashe wohereje umusore amafaranga ntumuzi nturamubona sibyo nta naho murahurira sha nagiye kuvuga ikintu ariko reka nyikate wakibuze icyo kintu ariko ubundi bajya bavuga baca umugani mu Kinyarwanda ngo uteye ujugujugu mu mbwa yibwejuye ikibwejaguye abagihamije vuga rero uwumva yumve uwufata umufate oya nabo barizi pe byagenze biteze
agafata amafaranga akayohereza umuhungu w'i Kigali atazi. ugasanga hari ako da bimaze kubakiza benshi cyane abanyarwanda bacu, abahungu, abasore bacu, bimaze kubagirisha. byarabasheje niko njya numva. Hanyuma ariko se ubona atari bwo byubaka nyine ibindi biganiro none se ubona atari byo byubaka abatipe nyine bo muri ino minsi, nimba yari amaze iminsi nta kabanza agira muri Kigali, nta kamodoka yifite muri Kigali, akaba yakaguze. Uruhande rumwe njye nkeka ko yuko reka tube seriye. Uruhande rumwe mbona ari byiza kuko hari aho bibakura hari naho bibajyana. Urumva wenda niba ntacyo wari wifitiye kandi uwo muntu ari aho hanze ni agapasi urugero bakwihereye. Urumva ako muri make wa diaspora ngo barabasuhuza cyane. Abasore bo mu Rwanda nka Nuza arabarumutsa cyane. Byabavanye ku wihangane ndavuga buhoro, ndavuga bikeya. Urumva bimaze kukugeraho. Noneho abahungu nyine urumva warugeze aho uvuga ati abahungu mu Rwanda bimaze kubavana ku rwego rumwe rurajyana ahandi. Hanyuma hari abo abasigaye batunze amazu, abandi babonye amamodoka, ni byinshi. Umuntu yashobora guhita yibaza ati nice, ibyo bintu bimutera agahinda biti? Ofente impamvu mbivuga gutyo ngo bintera agahinda ntago ari ukuntera agahinda, ntako bintera. Ese ko atari nge barya ayanjye narayihiringiye ndayishakira, ntawe ujya gushaka yawe, sibyo? Ako binateye n'agahinda. Umuhungu araje kwirukansa inyuma, araje kuko agukeneho amafaranga, iyo amaze kuyabura erega natwe twarakangutse, twacanye ku maso, niko numvise abiki gihe basigaye babyita ngo twacanye ku maso. Niba umuntu azavuga ngo umenyanye n'umuhungu uyu munsi, inshuro ya mbere aje kugusura, kabiri araje kugusura, imico yagirwaga n'abakobwa ubisigaye igirwa n'abahungu. Abakobwa twavanye amaboko mu mufuka twagiye gushakisha icyatubeshaho, ariko abahungu bubu ngubu nta kindi kintu kibatunze, batunzwe n'abakobwa. Umuhungu muramenyanye uyu munsi, ku wa mbere aragusuye, ku wa kabiri murongeye murahuye, wenda ntagusuye, muhure ahandi hantu, ku wa gatatu mugiye kuri date, sibyo? Undi munsi araje arakubwiye ati agutuye ibibazo. Ubwo kuri date kandi nta ugutura ikibazo cy'ibihumbi basi senkani ahera ku 100. Waba nawe udacanye ku maso, utafite kwa gutekereza, nta numbero ufite nyine. Ako ngo umuhungu amafaranga nayanywera fanta. Wayanywera iki? Fanta. Sinzi akantu waruvuze wanywa. Nayanywera fanta. Orange, citron, coca. Cyangwa iki cyayi. Inkweresha. Hanyuma waruvuze ngo mujyana kuri date rimwe kabiri gatatu bwa kane gatangira gukubita shida ziwe zo kwera ku 100. Ninde ubajyanye kuri date abandi? Ndabafite. Yewe ndabafite abahungu bagera nko muri 5. 5 burasi bakera. Turashize noneho. Bari pending uyu munsi cyangwa bagiye babasimburana? Bagenda basimburana n'abagihari. Ubu usigajemo banga. Ahubwo mubimenye. Ngiye azagira umuhungu wongera kunsaba amafaranga. Mpaye. Ntacyo uvuze. Umwana w'umunyarwanda. Ni nduherutse kwaka amafaranga menshi. Uhetse kwaka amafaranga menshi yakwatsa ngaye. Katumugire ibanga. Oya ntago turi bumuvuga, ahubwo ndavuga amafaranga yakwatse. Avuga nyine ati rwose yantuye akabazo. Kajyanye yarakeneye amafaranga, arambwa ngo afite ibibazo simbivuga ko arahita yimenya. Icyo gihe ntabwo ari munsi y'100. Ubwo nubwo yakwijana kuzamura. Abasore b'iyi minsi noneho. Ese ubona biterwa n'iki kuba abahungu badagikunda gukora, ahubwo abakobwa bakaba ari bakora, kugira naho bitera ingeso mbi abo basore baza kwaka amafaranga? Bose twabyita ko biterwa n'iki? N'ububwa. Ako inzira ku murimo. Nukuri kw'Imana n'ububwa pe, kuko umuhungu abahungu twamenyereye. Abahungu ba kera ntago ari bo buyu munsi.
umuhungu wa kera yakoraga ashaka ko yuko umukobwa mubona ko yuko ari we ushoboye. Uyu munsi none ahubwo babaye ibigwari. Yego. Ubu ntago bagishaka gukora abahungu. Yego. Ariko ntibyaba biterwa nuko haje ino gahunda yo gupromotinga abakobwa bakabariho babona akazi cyane kurusha uko abahungu bakabona. Oya ntaho bihurira. No isa harubwo abahungu bigeze babima akazi. Ariko baro barapromotinga ntuza barapromotinga ibyo ngo gender balance no gasanga. Ako gender ntago bigeze babakuramo namwe. Abahungu ntago bagipfa kubona akazi sinabyo kweri nayi. Abahungu bazi ubwenge abazi ubwenge bazinduka bajya gushaka umurimo. Cyangwa se ikindi kibazo nigeze kumva kikaba ubwo ndakubaza kikaba cyuko bumvise ko umukobwa mu gihe ukiri umusore nta mpamvu yo kumuha amafaranga ahubwo babo bagenda bakayakura mu bisaza bikuru byayakoze kera bo bakaza no bakajya kuyabakuramo. Iki kintu cyo ntacyo gitekerezaho. Abasaza baratanga ntabyo nzi ko abasaza ngiye mwazabandangiye. Abakobwa banyumva niba mufite abasaza ngiye mwazandanye nta musaza turahura shose. Nise ayo mafaranga ufite warayakorewe ku giti cyawe yo gushora mu myenda ucuruza. Oya ntago urumva nta muntu uvukana amafaranga. Ngewe ayanjye navuga ko yuko nabikuye kuri mukuru wanjye. Yego. Mfite mukuru wanjye yaratangiye arambwira ati ugomba guhaguruka ukaza ukava mu rugo kuko ngiye mfite umwana wanjye kuko niwe wanshakiye imbere. Akuye ngo uzayigira gutya ujye kumusaba amafaranga umugengo mpahira gutya byashize yanyeretse uko baroba ifi nanjye menya kuyirobera. Yego. Noneho duhite dubihuza n'ibyo bavuga kuri diaspora. Umuhungu wo mu Rwanda asigaye atinya gutereta umukobwa ufite amafaranga bakaribwo bajya diaspora. Noneho mwebwe mufite amafaranga abakobwa mutereta mute cyangwa muteretwa mute? Yesi ntereta barantereta. Ugutereta bayitwaje cyangwa zate? Umutima mwiza. Adafite cash uramwemera? Yego. Ubundi ukamufasha. Umutima ukunda wonyine gusa. Akaba ari wo mwifashiriza. Nta kibazo ngiye buranda nakurikika. Iyo nabonye ko yuko bivamo neza. Niki gishaka kukubwira ko bivamo naye? Nagushaka kuyoberwa umuntu ugukunda. Nta kindi ureberaho. Ntushaka kuyoberwa umuntu ugukunda. Mu byumweru bitwatumaranye mba maze kumenya ko nkunda cyangwa utankunda. Niyo umbeshya ndabimenya. Muri ibyo byumweru ashobora kwakamo amafaranga ukayamuha muri ibyo byumweru. Nabikubwiye hari abo twahuye n'icyumweru kitari cyashira bansaba amafaranga. Akusemana baba babona nsa nayo we Mana izama amafaranga abanyarwanda bambonamo. Kandi urugo guyafite. Turahari nyine tutwa kunyishyurira iyo nzu twa kunyishyurira minervare y'umwana tutatuma njya ahantu ngo nkandanye nyanya z'abandi bure kuyishyura. Yego utwo turahari. Tutatuma ujya ahantu ngo umwe ngo bakubwire ngo bambwenge ngo jya koza amasahani. Ako nayo kufite amafaranga agiye ubyemera. Kuki uvuga ngo tutatuma kandi no muri banka baryamyemo. Ni duke nayo no kuri kw'Imana. Hase muyabona ute? Nese ndabizi se jewe bambwiye ko ufite amafaranga. Kandi aragaragara. Ndi abikubwiye ki? Ntubizi? Ndese. Hanyuma ndashaka kumenya ikintu kimwe. Nk'umuhungu yo bije muri ubwo buryo akabona ya mafaranga urayamwimye rwa rukundo rarumwimye byose ya expectingaga ya mafaranga nkuko babitubwiye iyo agiye bigenda bite agenda wenda nko muri aba batanu wavuze. Yego. Wakurefutinze yagiye avuga gute? Nta wabashe kugenda mvuga. Nta wagiye amvuga impamvu nanjye nababitse kuko nta wamvuze. Urumva kandi hari ababashije kugenda agenda agiye nubwo ntitukivugana wenda na bamwe. Abandi ahubwo babaye inshuti zanjye biri close kuko twabashe kuganira. Iyo uganiye n'umuntu ngo ifone bagara ubushuti ngo ni harya ni iki? Nakarenge. Nakarenge. Arimbaye nkaho ngo harya ngo ninde yapfuye. Ngo ni
nayi ntari umuntu ugeze agutangamo pase barayimpaye abahungu bo muri baba diaspora ngiye azagira umuntu njya kumbwanga aba diaspora ibi nibi oya harahiye ndi umunyarwanda n'uwo dukundana ari mu gihugu ngiye mfite umukunzi uyu munsi wa none uramufite tubwire rero ukuntu umubanye ni wa wundi uha amafaranga cyane wa wundi wifashije cyane wa wundi utuje muri byose ntawe ngira oya zeze kuri wivuguruza ntawe cyangwa nawe uri muri ya gahunda ngo nta gikwe ngiye kirahari wabonye uwahoraga avuga ngo nta gikwe wese yagikoze buriya urabizi neza ko yagikoze hari amakuru bifiteho ntayo mfite ariko nzi ko ntacyo yakoze sindagura singira na gute ariko ndabizi ko nyuma y'iminsi nk'ingahe nyuma y'iki gikwe cya kimomo hagiye gushya ubundi ukuri kujya hanze hanyuma ndashaka twibande cyane noneho kuri wari utangiye kwivuga urabicikiriza umudiaspora waguterese byagenze bite bagira iki se sha ayiwe ntacyo nayo urabajombye ntacyo bafite niba narekere kuza baniyemera ku banyarwanda ngo ibi nibi ngenda bizira majorite yabo tuganira nta mafaranga bafite aremera ahubwo muri kujya abasore b'iki gihe barimo barajya kurya abana b'abakobwa baba diaspora bibereye hanze sibyo ntacyo bafite ari udufaranga bari barabitse ntibagifashe iwabo tuvuga urugero ngo barakubonye ngo nuko ngo uri kubica bigacika hano hanze gutya ntibazi uko ubayeho ntibazi gutya na gutya na gutya n'ibyo umubwiye nturi kumubwiza ukuri urumva aba diaspora ntabwo nshaka kubavugaho cyane nk'uwo nguwo ufite ubwo bufaranga yabitse akaza akabuhereza tuvuge nk'urugero akabona nahise yatwitse agatavuga ati ndashaka kuri ya muntu watwitse natwikiye hese natwikiye nyine ni urugero ntanze yakubona watwitse ati reka muhereza aya mafaranga ariko nanjye dutwike ni hahandi ntayo nshaka hanyuma tugende ku nshuti zawe rero inshuti zawe zo hano hari ukuntu ujya nk'umuntu ahubwo ati nyine wene nko ku mafaranga yawe ukavuga uti yengeye gusohoka hari ubwo wari wabwira umutipe ngo musohokane ahita azana abandi bajamo nk'uko abakobwa ushobora kubabwira ati dusohokane bakazana abakobwa bagenzi babo ntabwo birabaho bibayeho uwo mutipe wamugenzi ute namubwira ntabwo naba nyimuguriye byagenda bite ntabwo twaba tugisangiye kuko nanjye yongese abakobwa bayigize ntayo nigeze ngira niba umbwiye ngo ninze dusohokane haza ngewe nahise wabibwiye ntabwo nzana mugenzi wanjye muri abo bakobwa turi abana babi hari umukobwa inshuti yanjye namuhaye pase amukubita $100 tugataye amafaranga mugende muyasangiremo ati nahise niwe nguriye umukobwa aragenda niba yarabitse hehe ntayo namubonanye niba ari mwisutiye niba ari he I don't know ariko ibintu by'inshuti byo ntubigarukeho inshuti zabaye izindi oya iyo story nyine nashaka kuyimeneza baramuhamagaye ni njye wamuhaye pase wowe utanga pase ya mugenzi wawe yego na umuntu yarambwiye ngo mpuza n'uyu mushuti wawe ati ndifuza ko nazaza tugasangira ndambwira ati nta kibazo karibu uzaze abakobwa n'abana babi buriya mu buzima nanga abakobwa ugeze aho ngaho byumvikane neza umukobwa mugenzi wawe arakubwira ati mpereza pase kuri runaka inshuti yawe umugabo w'inshuti yanjye arambwiye ngo mpa pase y'umushuti wawe y'inshuti yanjye ngewe w'umukobwa mugenzi wawe ndamumuhaye uwo mukobwa w'inshuti yanjye araje banahuriye n'iwanjye ndabakiriye ndavuga ntanga igitekerezo ati nkumbuye iki n'iki cyo kurya uwo muntu w'inshuti yanjye w'igitsina gabo umugabo aravuze ati akira amafaranga ariko ndayaha wari guteta ibyo yakoze kuko birumvikana ndayaha uwo ndi gutereta yes ariko akujyane barasohokanye hanze ngo basohokane aragenda ya mafaranga yose uko yakabaye yamuhaye $100 n'umugabo araza arinjira aransezera arabimbwira umukobwa ko yinjiye nyuma ye ndamwihorera
ati muhaye $100 mujye gusangira ariko abakobwa Kristo oya yasitani ndashaka kuyimereza na yo nta rero umukobwa uzwi muri iki gihugu tu Shadibus reka kariwe mukobwa ngo uzwi cyane muri iki gihugu Shadibus njye ndamuvuze niko nshatse kumenya okay ntacyo reka tumuhishire wenda bitazamo ibintu birebire be privacy ahubwo umukobwa yinjiye nyuma y'umusore ahubwo umukobwa wahantu uri uzicare wigaye ndabivuze imbere ya kamera dukomeze ikiganiro njye ndashaka kumenya ukuntu byarangiye amuhaye $100 arinjira arakubwira ati ndarimuhaye undaraje nta kintu na kimwe yigeze anyereka nta na reaction yigeze anyereka iyo ngiyo irangiye nimugoroba mbonye bugiye kwira binyangamunda ntago nzi kwihishira binyangamunda ndamubwira nti se niko hari umuntu wasize amafaranga ngo ajye ngo tujye ahita yitanguranwa tuya atahubwo tibodeka bajye kukuzanira sambusa kuko aziko nkunda sambusa hayiwe angura sambusa ndamwora ubwo urumva ko yaranciye mu ijambo angurira sambusa maze kungura sambusa ora iranguro ni ndende reka tuyiveho wa mukobwa wahurye wigaya umuntu yarakubabaje nayi fo ubwo ngubwo bivuze ngo muri rya $100 ariyemo sambusa gusa kibuwe sambusa arambeshya umugabo niwe waje kubikemura ampamagara ndi kumwe n'umukobwa binsubiriramo umukobwa aza kubinyemerera nambwa ati nukuri ko Imana yarayampaye atariko yayampaye ngiye rifite utundi tuntu ngiye kuyakoresha nambwa se n'umundi ko mutaruzi ko muri buhure iyo bimbwira yego kandi niwe wakoze connection nk'iyo yose gosha umuntu bakorera connection natange nuza tip sawa kanenywera icyayi ariko naye amafaranga 100 hari ubwo amadolari 100 ni 90 na subwa amafaranga ni menshi kofi iraryoha shaho naye uwo muntu bavuze ko ari umuntu uzwi nanoye uko biri kose abakobwa bazwi ubusanga ari ubuntu bw'ubu contract basinya cyangwa se afite ubundi buryo abona amafaranga ntago nyuma yigeze abona andi mafaranga nyuma y'icyo cyozo yari afite wakubwiye ngo nice mushuti wanjye vayo dusangire ni umukobwa ubuse nkubwire ari selfish byahatari ntago yigeze akubwirana nyuma ati ngwino dusangire wapa ahubwo narenze ndamujyana burangiyewe ushobora kumemukira rimwe kabiri gatatu nka kwihorera naho ni umuntu naramwambitse ntacyo ntamukoreye sha yawe muri ya myenda yawe muri irigo sha uramwambika namutizana n'akayigarura yaracuyutse nayo uwo muntu ni nemba atari yarambaje niyo mpamvu muvuze uramuvuga izina ntaryo mvuga ndabizi ko kino kiganiro azakireba ndabivuze nagira icyo atangaho nzaza muvuge kuko iyo kubise mujugujugu mu mbwa ikibwejagoye n'ikibuhamije pega amagambo we nazo uko ntarinzi kujya ukanda hababaza burya najya nkubona wisekera njye najya nkubona wisekera senze uko uzi gukanda hababaza bigezaho hari igihe ugerageza reka ndi umunyarwanda imigani y'abanyarwanda ndayizi ubu bivuze ngo tayari uwo muntu umubwije ukuri bitewe n'ibyo yakoze ndetse anisubireho kwisubiraho simbimusabye kuko ntago yabasha kuko ikintu cya mbere kimutunze ni uburyarya sure yego hari umuntu ushobora gutungwa n'uburyarya muri ino Kigali akabaho kabisa akaza agashimishwa no kuza kubeshya nice kugira ngo agire icyo amukuraho kuko azi ko kwenda nambara imitisheti myiza buri nawe urabizi ndabizi n'aba baby bose usanga barimo baraza bambwira ati gutya na gutya na gutya nambaye nuko ntari kuri kamera warandemeye nawe ninjye wakakuremeye sibyo sawa ubwo rero niba uziko ko nice umukura iyo t-shirt ubwo muri icyo gihe umwitwaraho neza niba uziko uzajya kwa Diane wundi apana Diane na wundi best friend wanjye urawe ntamenyerwa hari undi mu Diane mushuti wanjye mwiza fo ngo bamubana mu bakira Diane kwizera uwo nguwo hanyuma niba mukura agapantaro ntago azamwitwaraho nawe kugira ngo Diane azabashe kumutiza iriya pantaro abakobwa b'i Kigali hafi ya bose mugerageza gukura amaboko mu mufuka
ngenza abakobwa benshi cyane waragiye uvuga ngo amafuka mu maboko amaboko mu mufuka mugitira kuri iki kinyejana veni koko mwagerageje mukajya muhaha utwenda twanyu koko mwiyeranje rwose birasuzuguritse utunge 2-3 ariko tubutwawe. hanyuma rero nyuma y'ibyo byose byabaye utu tuntu twose twaciyemo utu trick twose nice uyu munsi ni mukobwa cyahagaze ati mukobwa cyahagaze ate financially iyo ntayo mvuga egagenda ingenzi kuri ubu ufite amafaranga kadashaka ari abandi babimenye ntayo turaho ngana tukubwiye ari aho ngaho nibyo ni ibintu bisanzwe. none nahagaze ate rero ngo wenda mu buryo ashaka kwisobanuramo nice ni umukobwa w'umunyarwandakazi mwiza ndimwiza pe nukuri ndimwiza uyiri cameraman ari uri kubibona aranabyerekana uburyo uteye neza wambaye neza yego usa neza. ikindi cya kabiri ndashima Imana na mama wanjye na mukuru wanjye. ako mukuru wawe muremeranwa mukuru wanjye mama wiri gusuhuza aho uri mukubita kabizo kana namuhe hiti mununza. igice wikundaho ni ikihe naye igice nikundaho nkunda intoki zanjye. icya kabiri kuko ndahita nkubwira icyo bashuti bawe nigeze mbona rimwe bavuga bakunda bo bavuga nge nkunda intoki zanjye ni dutoya ni nk'utwuduhinja nicyo kintu nukundira. ikindi nkunda se okay tujye mu maso hawe mu gice cy'amaso yawe ukunda iki muri icyo gice cyo ku mutwe wawe base ku mutwe donc ubwo nyine mvuze umutwe ibigize inonuza ya hoyezwe ingofero gutuma batambona sanyikore mura aya uta ukunda iki mu maso yawe mu maso hanjye nkunda amatama yanjye okay nkunda amaso reba muri kamera ariko bareba ayo maso amaso se shawe yae reba muri kamera bayareba kubera icyayi ntagaragara neza. impamvu mubaje ngo gice ukunda ku mubiri wawe hejuru nuko hari bamwe ku anniversaire yawe harimo abashuti bawe bamwe bari bavuga ngo cyane si gifite amaso meza akoshe mana umva ngo dutama twisha niyo mpamvu nayo mbikubwiye gutya mu maso ndi mwiza pe. okay kare twari turi kumwe marambwira ngo usa n'umuhinde runaka arya ngo yitwa bacakara pacatora sinzi nago niyo oya rego noneho dusoza tugana ku musozo ndashaka gutanga inama ya nyayo kuri babakobwa bakeneye abadiaspora abahungu bakeneye abadiaspora cyangwa se abadiaspora bakeneye abanyarwanda abina kamere ku bahungu abahungu yego abahungu inama nabagira bakomeza inzira batangiye inama utigire nge ntayo nakugira inama ni ukuri ko abantu utigire ntayo nakugira ngewe nahise n'abakobwa nuko ubutaha tuzongera tuganire cyayi cyanjye cyari kinashize. inama rero ya nice niyo umuhungu inama utigiriye ntayo nice yakugira wa musore we inama utigiriye nge ntayo nakugira umukobwa inama atigire nanjye ntayo namugira. umukobwa ushaka kumera umukobwa hari umukobwa umwe hari umuhanzi umwe hano muri iki gihugu bambajije ngo wagira ihe nama mugenzi wawe nawe n'undi muhanzi arambwira ati nge nta nama namugira ngo ariko umunsi wagiye muri bwiherero uzicare witekerezeho uzimenya buri uri mu bwiherero urwiha igisubizo cyewewe najye natunguwe n'amagambo ugira ayahe
Nyiragonzi gusiga ukanda. Ariko iyo umuntu yicaye hari ahantu tujye tuvugisha ukuri uzarebe n'uri gusoma akanyamakuru kagenda neza. Njye niho ncatira bigakunda. Buriya chat yo muri toilette iraryoha mayidiya. Fo. Ngugira gute nayo? Neza. Ariko numiye ko nukuri kwimara buriya ahantu hambere haryoha. Nukuri pe haryoha koko bimwe bire iyo wicaye muri toilette. Witekerezaho njye niyo nicayeyo nitekerezaho igisubizo nkaki ukanacatana neza kibaba we harandyohera no iyo ziri 2 za nijoro Ondera ngonza kwiyicarira dume reka dusore zanga ngubwo tuzongera tuganira ikindi gihe ndabizi ko uzampa story ndiryoshye kandi bizahime iraba nice kamera makuru y'amaso none ubu ngo ari kugaragara nitwa Iraba nice kuri Instagram niho bagusanga bagasanga na contact zawe n'ibikorwa byawe ukeneye kumbona aho nkorera muri quartier Mateus yego iyo ugeze ku musigiti urampamagara ukayitumbona. Okay. Alright, nice reka tugushimire cyane ubwo dushimiye n'abantu bose bo kuri Gasaro TV bakucyanye ikiganiro ubwo ushaka nice ajya ku Instagram ni Iraba nice harimo akadomora oya nta kadomo karimo ni Iraba irafatanye gutyo Iraba nice ubundi muganire byinshi byubaka igihugu nice n'umukobwa witeje imbere kandi uzi byinshi cyane mwaganire reka tubashimire Gasaro TV.